amapiramide, izi nyubako zidahwema na gato gutungurana zitangaza abantu, nubwo bwose abariho none bose bakuze bazibona. Ntawakwirengagiza ko zihisha amabanga atabarika, kuko nazo ubwazo uko zihagaze ari iyobera ritoroshye. Ibihumbi n'ibihumbi by'amatafari atagira ingano kandi apima amatoni buri rimwe. Ni bimwe mu bicanga benshi bibaza uburyo ayo matafari yakuwe mu bice yabumbirwagamo byari mu birometero hafi 900 uvuye aho izo piramide za Gize zubatse, cyangwa se nanone hakibazwa uburyo ibyo bitafari byagiye bigerekeranwa hejuru y'ibindi kugeza ubwo piramide yuzura. Kandi muri icyo gihe nta mashini z'ikoranabuhanga mu bwubatsi nk'izo tubona ubu ngubu zariho. Uretse na piramide, muri ubu butayu bubarirwa mu butaka bw'abafarawo hagaragara n'ibindi binyubako binini n'ibindi bishushanyo by'ibibumbano bikoranye ubuhanga butangaje, nk'icyitwa Sphinx gifite umutwe w'umuntu wambaye imyambaro yari igenewe abafarawo, ariko igihimba cyo n'ibindi bice byose bikaba ari iby'intare iryamye ahantu. Igihe izi nyubako n'ibi bibumbano byubakiwe mu myaka ibihumbi birenga 2500 mbere y'ivuka rya Yezu, gituma benshi bemeza ko byose bibitse amayobera akomeye, kuko abanyagiputa ntaho bari gukura ubumenyi buhanitse bwo gukora ibintu n'ubu ngubu bigihuruza amahanga nyuma y'imyaka 5000 irenga. Igisubizo kuri ibyo bibazo benshi bibaza ni uko byanga bikunda aba banyagiputa bagomba kuba barafashijwe. Ahubwo ikibazwa cyane kurushaho ni ukumenya ababafashije. Ni ikibazo kitwinjiza ku yindi ngingo nyamukuru turi bwibandeho kuri uyu munsi. Ni ihanga cyangwa se umujyi abandi bavuga yuko waba ari n'umugabane waje kuzimira witwa Atlantide. Ni izina rishobora kuba ritamenyerewe cyane mu matwi ya benshi, ariko abashakashaka n'abakunda inkuru zitumvikanwaho zimwe twita mythology n'imigani bo bashobora kuba barizi. Ni izina ry'umugabane bivugwa ko ngo wabayeho mbere y'uko imigabane yacu yatuwe n'abaturage bafite ubwenge buteye imbere, ni ukuvuga de peuple civilisé. Kandi uwo mugabane ngo wo wari ufite abaturage bazi ubwenge mu bintu hafi ya byose, bateye imbere mu buhinzi ku buryo bakoraga ibyitwa irrigation. Byatangiye kuza mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu buhinzi muri iki gihe, mu ikoranabuhanga muri rusange nka tekinoloji yo gukora amamashini n'ibindi byinshi, ndetse n'ubumenyi bw'ikirere, bakamenya inyenyeri n'aho ziherereye n'uburyo bashobora kuzisura, ndetse na politike y'imiyoborere isa n'imiterere ya za guverinoma z'iki gihe. Ibintu bisa naho bitangaje kubyumva ko byabagaho mu myaka 5000 cyangwa se inarenga ishize. Ni inkuru izwi cyane muri mite z'abagereki, ariko yahuruje abahanga b'iki gihe nyuma yo kumva ko bishoboka ko abaturage bo muri Atlantide bamwe ngo bashobora kuba bararokotse ibyo biza byahitanye cyangwa se bikamira umugabane wabo, aribo ngo bashobora kuba baraje no gufasha amahanga atandukanye arimo n'abanyagiputa kumenya ubwenge budasanzwe no guteganya byinshi bitari bizwi icyo gihe, ariko muri iyi si ya none bikaba byaratangiye kwigaragaza. Si muri Egiputa gusa, kubera yuko no muri Mexique cyangwa se mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo aho ubona amapiramide batazira ubwoko bw'abaturage bitwaga abamaya, cyangwa se mu Bushinwa ihanga naryo ryahoze rikomeye riri imbere y'ayandi mu bigendanye n'iterambere, ngo bose bashobora kuba bafite aho ngo bose ubwo bwenge bushobora kuba bufite aho buhuriye n'abaturage bari bavuye muri Atlantide. Guverinoma zitabarika zakurikiraniye hafi by'aya makuru y'ukubaho k'uyu mugabane waba waramizwe n'ibiza karemano, ariko kubera ibura ry'ibimenyetso bifatika benshi baracyafata iyi nkuru nk'umugani cyangwa igitekerezo cya kera kubw'Imana z'abagereki. Natwe twagarutse kuri Atlantide muri iki kiganiro conspiracy kugira ngo tugerageze gusobanukirwa n'ibitekerezo bivugwa kuri uyu mugabane, naho bihuriye n'ikoranabuhanga ridahwema gutungurana kandi wenda ryari rizwi n'abakurambere bo muri Antikite. Ibihe bya mbere ya Yezu, abahanga b'iki gihe bakaba nta gitangaje bashobora kuba bakora uretse gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'abakurambere abo nyine mvuga bo muri iryo hanga rya kera Atlantide. Nitwa Tresor Chan, ni conspiracy. Ubundi nta gitabo cyangwa se umuntu wigeze avuga kuri Atlantide kurusha uko Platon, umufilozofe wa kera w'umugereki, yabivuze. Ni inkuru y'ukubaho kwa Atlantide, umugabane munini ngo wahozeho muri Antikite warutaga Uburayi na Aziya biri hamwe. Mu nyandiko za Platon zivuga kuri Atlantide hagaragaramo amashusho y'imijyi
ibiri yashoboraga buri umwe kuba ari wo uvugwaho guhura n'ibibazo by'akataraboneka. Umwe wari Atene, ngo wafatwaga nk'umujyi w'ubutabera, naho undi ukaba Atlantis, wari akataraboneka, ukaba mu mujyi munini bitavugwa. Uyu ngo wari wubatse ahantu abantu bose bitaga hakurya y'amahembe ya Hercule, indwanyi y'inyabigwi mu mateka y'Abagereki. Atlantis niryo jambo ryaje guhindurwa Atlantide hagendewe ku mivugire y'iri jambo mu gihe bita datif cyangwa se genitif, mu buryo twagereranya nk'igoragoza ry'amagambo mu rurimi rw'ikilatini. Abaseminari bashobora kumva ibi vuba vuba. Atlantis ngo bwari ubutaka bwari bwaragabanywe n'imana yitwaga Poseidon, ubwo ngo imana zari zikibana n'abantu ku isi, ikaba imana ngo yagenzuraga inyanja ngari. Uyu mujyi ngo wari uteye amabengeza cyane kuko wari nk'ikirwa cyari kigaragiwe mu majyaruguru n'ihanga ry'Abanyasimeriya, naho mu majyepfo hakaba ubusitani bwitwaga ubwa Esperide cyangwa se ikirwa bitaga icy'Abahiri. Ibitekerezo cyangwa se mitoloji z'Abagereki zivuga ko imana Poseidon yashakanye n'umukobwa w'umuntu usanzwe witwaga Crito, babyarana abana 5 bose b'impanga kandi b'abahungu baje gushinga ubwami bugera ku 10 kuri iki kirwa cy'akataraboneka. Uyu muryango niwo watangiye kuyobora iki kirwa. Umwana wavutse mbere y'abandi yitwaga Atlas, niwe izina Atlantide ngo ryaba rikomokaho, ndetse n'inyanja yari ikikije iki kirwa ihita yitwa inyanja Atlantique. Nta wemeza neza ko iyo Atlantique ivugwa muri iyo migani ariyo nyanja Atlantique ya none. Cyakora izindi nyandiko nazo bigerageza gushaka ibisigazwa by'iyi mijyi ya Atlantide. Bamwe bavuga yuko hari ibimenyetso bitanga icyizere, nubwo bigoye kubihamya ijana ku rindi, ko uyu mujyi cyangwa se uyu mugabane wa Atlantide ushobora kuba warabaga koko mu nyanja ngari ya Atlantique y'iki gihe. Abaturage bo muri uyu mugabane bari bayobowe n'abasaza ngo bari bafite ubushishozi buhanitse, byatumaga ubukungu butangaje bw'uyu mugabane bukomeza kwamamara, ariko bikanajyana n'imyitwarire yari inogeye imana Poseidon, yari umukurambere wabo. Kuba barakomokaga ku mana ngo nibyo byatumaga bagira ubuhanga buhanitse muri byose, ku buryo mu miyoborere yabo ngo bari bafite uburyo busa n'ubwa none, aho bayoborwaga na kongre y'abadepite n'abasenateri n'inama njyanama ku nzego zitandukanye, bikajyana no kugira ubwenge buhanitse mu mibare, ku buryo ngo bari bazi amaformule n'amaequation akomeye y'abanyamibare ba none bamwe batarabasha no gusobanukirwa, ndetse bakagira n'ubuhanga mu myubakire. Imyubakire itangaje ngo yanagaragaraga mu myubakire yabo, n'uburyo iki kirwa kinini cyane cyari gikikijwe n'amazi cyose, hagakurikiraho ubundi butaka bahingagaho nabwo bw'umuzenguruko, nanone bugakurikirwa nanone n'inyanja nini ya Atlantique. Muri ubwo butaka habagamo ngo utuyira twemereraga amato y'abacuruzi b'abanyamahanga kugera mu mijyi ya Atlantide. Bivuze ko bitari byoroshye ko amazi yava mu nyanja ngari ya Atlantique ngo ahite asenya imijyi yabo, kuko byagombaga kuyasaba kubanza yasenya ibyo byambu bari barubatse by'amato, ikabanza yirara mu mirima yabo, nayo yari umuzenguruko, mbere yuko ugera kuri uyu mugabane wabo wari urimo imijyi myinshi ariko wubatse nk'umuzenguruko. Ni ikirwa kiri circulaire, uruziga. Ibi ngo nibyo byatumye nyuma y'igihe abari batuye iki kirwa bagera ubwo batangira kugira ubwirasi buhanitse, kandi kubera ubucuruzi bwari bwarateye imbere kuri iki kirwa, ngo aba baturage batangiye kuvangirwa n'imico y'andi mahanga yabagendereraga, maze batangira nabo kugwa mu ngeso zo gushimisha imibiri, kwigwizaho imitungo. Byose bituma hatangira kwaduka ibyaha by'amashyari no kwicana bihambaye byari bihabanye n'imibanire bari basanzwe bafite baratojwe n'umukurambere wabo imana Poseidon. Abandi bahanga bahuza ibingibi by'imana Poseidon nubwo ivugwa nk'imana y'Abagereki ba kera, bakabihuza na bya bitekerezo byo kuza kw'ibivejuru byaturutse ku yindi mibumbe bikaza gukoroniza isi, nka ya nkuru nababwiye y'abantu naki. Bivugwa yuko bamwe muri ibyo bivejuru kubera uburyo bari bateye bitandukanye n'abantu, bafite ibigango by'intarumikwa, bakagira n'ubwenge buhanditse kuko bo bari bavuye ku mibumbe iteye imbere, ngo ariyo mpamvu babitaga imana, atari imana nk'ingiyi tuzi y'umwuka iri spirituel, imana dusenga idafatika ariko tuzi neza yuko iriho. Ngo ibi nibyo byatumye rero imana ifatwa n'Abagereki nk'imana nkuru Zeus,
ngo yarafatiye ibihano uyu mugabane maze iwuteza ibyago by'umwuzure ukabije wahitanye aba baturage unasenya imijyi yabo. Inyandiko zimwe na zimwe ariko harimo n'iza Platon nyirizina zivuga ko ngo mbere y'uko abaturage ba Atlantide bitwaga ba Atlante ngo bari baratangiye nabo kurenga imbibi z'ikirwa kinini cyabo bashaka kwagura ubwami bwabo kugera mu bice bitandukanye bya Libya bishyira muri Egiputa ndetse no mu gice cy'Uburayi aho bageraga hitwa Tirene. Kugeza n'ubu ngubu benshi bizera ko mbere y'uko amahanga tuzi akomeye mu mateka nk'Abanyagiputa, Abanyababiloni, Abanyasimiriya, Abagereki, Abaromani n'abandi ngo habanje kubaho ubwoko bw'abantu bwari bwuzuye ubwenge bikomeye. Abahanga muri archaeology nibo benshi mu kwemeza ko iri hanga rya Atlantide ritari imigani gusa ahubwo ko ryabayeho koko, kuko cyane cyane munsi y'inyanja ngo hakiri ibisigazwa by'imijyi idafite amateka, bityo bikaba bishoboka ko byaba ari ibisigazwa by'ubwami bwa Atlante. Buri kintu cyose cy'inyubako kivumbuwe munsi y'inyanja benshi bahita batekereza Atlantide. Aba bahanga banahera ku kuntu bitumvikana ukuntu Abanyagiputa baba baratangiye kwamamara bitunguranye bagahita batangira kubaka amapiramide n'ibindi binyubako bisaba ubuhanga buhanitse burimo geometry yo ku rwego batari gupfa kwibwira bo ubwabo. Nk'abantu bari muri Afurika ubutaka hatari hazwi ubwo buhanga na mbere hose. Bikekwa ko aba ba Atlante barokotse ikiza batejwe na Zeus, ya mana nkuru y'Abagereki, ngo bakeya muri bo berekeje muri Egiputa, cyangwa se niba bari baragejeje ubwami bwabo muri Egiputa bagatangira kuhahindura naho. Muri Egiputa bivugwa ko ngo ariho hambere hagaragaye inyandiko ariko zo mu bwoko bw'ibishushanyo bya hieroglyphe, ariko ibi ngibi nabyo bidasanzwe kuko harimo n'ibimenyetso bigaragaza bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bya none nk'indege za kajugujugu, ubwato bwa sous-marin ndetse n'ibikoresho by'ibivejuru bigurukamo ibyo bita navette spatiale. Ni hehe Abanyagiputa bari kuba barakuye ubwo buhanga bwo gushushanya sous-marin cyangwa kajugujugu? Ibintu byavumbuwe mu binyejana bya 19 kuzamura. Ikindi kandi aba bahanga batekereza ko Atlantide yaba yarabarizwaga mu bice byo hafi ya Detroit de Gibraltar hagendewe ku bisigazwa by'inyubako bigaragara muri Mediterane, ariko hakaba n'ibirwa nka Cole ndetse na Canary bisa n'ibisigazwa by'umugabane warengewe n'amazi y'inyanja. Abandi ariko bavuga ko icyo kirwa kinini ngo cyaba cyarabaye mu bice bya Bahamas na Cuba. Abandi bakagishyira mu nyanja y'Ubushinwa, Espagne, Antarctique, Amerika n'ahandi hatandukanye. Gusa aho bagishyira hose n'ahantu nanone natangiye kubwira yuko nko muri za Cuba na za Bahamas hatari kure cyane y'ubutaka abamaya bari barakolonije kandi nabo bafite ibinyubako bidasanzwe. No mu Bushinwa nuko nguko. Mu kinyejana cya 19 umwe mu badepite b'Abanyamerika yatangiye gukwirakwiza ubushakashatsi bwe bwemezaga ko yavumbuye ko Atlantide ari yo busitani bwa Eden buvugwa muri Bibiliya, akaba ariho hanakomotse amahanga akomeye ya kera muri Antikite n'inkomoko y'Imana z'Abagereki. Uyu nawe yashyiraga Atlantide mu gace k'ibirwa bya Acole mu nyanja ya Mediterane. Benshi batangiye kwizera ibyo uyu mudepite yavuze kuko nta bushakashatsi bwari bwarakozwe n'abandi ngo bumunyomoze. Ibi byanatumye Hitler nawe agira amatsiko yohereza ingabo ze gushaka koko niba Atlantide yarabayeho, kuko we yizeraga ko ibivejuru niba bibaho byaba bikomoka kuri Atlantide cyangwa se ari byo byaba byaraje kubaka iyo Atlantide, kandi yashakaga kumenya ubushobozi bw'ibivejuru cyane kurusha abandi bantu bari batuye ku isi mu gihe cye. Undi mugabo witwaga Edgar Cayce wo mu kinyejana cya 20 yavugaga ko Atlantide yabibarizwa mu nyanja ya Caraïbe, aho avuga ko aba Atlante baba barazize igeragezwa ry'ibisasu bakoraga mu butare butandukanye bigatuma ikirwa cyabo kizimira. Uyu mugabo ariko yanavugaga ko ibibumbano byo muri Egiputa nka Sphinx byaba byarabayeho mu myaka 10,000 mbere ya Yezu, imyaka 8 mbere y'imyaka abahanga bavuga ko byabereyeho. Bivuga ko munsi y'iki kibumbano gifite umutwe w'umuntu n'igihimba cy'intare haba habitsemo inyandiko z'aba Atlante bafashije Abanyagiputa kubaka ubwami bwabo, gusa nta urabivumbura ngo abyemeze, cyangwa se nanone akavuga ko ngo wasanga bihishe mu bishushanyo byinshi bigaragara muri Egiputa, ariko hakaba nta muntu urabisobanukirwa. Ibivugwa kuri uyu mugabane wazimiye ni byinshi cyane,
Icyakora kugera kuri uyu munsi abashakashatsi baracyashaka ibimenyetso bikura inkuru y'uyu mugabane wa Atlantide mu migani gusa, bakerekana neza neza aho wari nta rujijo ruhari, bigahinduka amateka aho guhinduka imigani. Wabyumvise ko iki kiyongera mu bindi bitekerezo byinshi bisa naho bihura n'amaza y'ibivejuru byaje ku isi, bamwe bakabyita Imana, ndetse bamwe bakaba banabihuza n'inkuru y'imanuka ry'abamarayika ngo bavuye mu ijuru bakabona abakobwa b'abantu ari beza bakabarongora bakabana nabo. Ibi byose ni ibishobora gutuma utekereza yuko ubuhanga buri ku isi bushobora kuba bufite inkomoko ahandi hatari ku isi. Atlantide yaba ari cyo cyari igicumbi cy'Imana za kera, cyangwa se ibivejuru byavuye ku yindi mibumbe bikaza ku isi gukwirakwiza ubuhanga mu bigendanye na tekinoloji n'imyubakire. Ni conspiracy wakoze kubana nanjye Tresor Chan.